naguhungu banza warandoze mpora nkwiruka inyuma wanyimye n'amanota aminota namara menye kutariho shawuri nakayobe ufite impamvu kuko ntago nayobye wantwayero oh my god uri nakagome ufite impamvu kuko ntago nayobye uri nakayobe nakayobe uri nakayobe ndagukunda cyane uri nakayobe nakayobe. Tukomeje ku makuru y'ibihuha. Ikigo gishinzwe ubwikorezi bw'abantu n'ibintu Minekorera cyagaragaje ibitekerezo bitandukanye, harimo nuko cyanzuye ko bitewe nuko ibinyabiziga byikorera ibintu n'abantu bikomeje kuba bikeya, cyanzuye ko ambulance ndetse na pandagare izwi nka gaca bigiye kuzaza byikorera ibintu n'abantu nabyo, aho byanzuwe ko iyi pandagare igiye kuzaza itwara abantu bagwaye, abapfuye bajyanwa gushyingura, abarwaye bajyanwa mu bitaro, ndetse n'abandi bantu bari gutega nk'abambukiranya uturere Rusizi na za Muhanga. Mu gihe iyi ngiyi izwi nka ambulance igiye kuzaza itwara abantu abamwe n'ibyaha bagiye gufungwa, abakekwaho ibyaha bajyanwa muri ribu ndetse n'abageni bashingiwe, gukoramo ibirori, gutwara abayago babajyana muri pati, ndetse no gutwara abahanzi ndetse n'abanyamakuru nkatwe. Byanzuwe yuko iyi ambulance izatwara abantu harimo abapangayi bananiwe gupangirwa, aho na ba nyir'ibyondo harimo n'abakozi b'ikiyede bazwiho ku ishantiye, ndetse n'abandi bantu benshi batandukanye. Na aduye ni amakuru yacu y'igihuha. Yari Simegwa Talent Kid, make sure subscribe.